nukuri uramukunda nubwo yagiye kure ni nk'umwana w'ikirara ataka nk'umeka umwuka wa nyuma umufite ku mutima nubwo yakoze ibibi byinshi. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kuduhaye umwanya wo kuganira. Uyu munsi turareba uko tugomba kubana na bagenzi bacu nanone mu buryo bw'urukundo rufite urugero ruri hejuru niko Imana idushaka. Turaza gusoma muri Luka igice cya 6 umurongo wa 36 aravuga ngo mugirirane imbabazi nkuko so nawe azigira. Haleluya. Avuga ko nduwe ijuru riraririmba nukuri nuri wenyine. Kugira imbabazi rero harimo kubabarira kuko data Imana agira nawe imbabazi kandi umwana agomba gukora nkuko abona se akora. Hano turabona ko gukiranuka kw'Imana data ukwiye kutubera urugero rwiza ndetse n'intego yacu hano ku isi kuko tugomba gukora iby'Imana twumva tubona nayo ikora. Tugomba rero kugira ukubabarira, tugomba gukunda kubabarira, mbese kubabarira imbabazi zikaba muri twebwe. Haleluya. Yesu rero yashyizeho uru rwego, urabona ni urwego ruhanitse rw'urukundo, ariko urukundo nyarwo, urukundo rukunda mugenzi wacu, urukundo dukunda Imana. Yesu Kristo niwe cyitegererezo cyacu. Urukundo rero yadukunze aza kwitanga mu mwanya wacu. Urwo rukundo nirwo adushaka kuko yingiri ni itegeko ryo kubabarirana. No mu isengesho tuvuga tubabarire nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ni itegeko rero kandi natwe turabyemera kuko niba dushaka kubabarirwa n'Imana natwe tugomba kubabarira. Ni itegeko rero, ntabwo ari amahitamo. Umwana yigana ibyo abona umubyeyi we akora. Iyo turebye muri uyu murongo duhereye ku murongo wa 32 muri icyo gice dusanga abatarihana, abanyabyaha, ab'isi bakundana. Nabo barakundana kandi bagakunda ababakunda. Ibyo rero ni ibisanzwe. Iyo myitwarire, iyo mikorere nta kihindura mu banyabyaha ubwabo, ntacyo bihindura. Ndetse no kubabarira no kugira ngo ube waguriza umuntu, ni urugero na za banki zirabikora, zitanga inguzanyo, ariko baba bagamije inyungu. Iyi mikorere rero ntikeneye ko umenya cyangwa se ugendera mu mahame y'Imana. Ni uburyo bw'isi bwo gukora, ariko ntabwo kuguriza cyangwa uwo ari we wese, nta hame ry'Imana ririmo, birasanzwe. Ariko rero icyadusaba rero ku murongo wa 35 ni ukuvuga ngo tugomba gukunda abanzi bacu. Ibyo bikagaragazwa mu buzima bya Kristo. Iyo bigaragaje bigaragaza ko uri umukristo. Ubwo rero nibwo buryo wamenya umukristo nyawe, wamenya umwana w'Imana. Nubwo atari byo bimugira umwana w'Imana, ariko ugaragaza umuco w'abana b'Imana kuko abana b'Imana ni abamwemeye kandi bakizera izina rye. Natwe rero nuko Imana data yatugiriye, itugirira n'ubu ngubu, ihora iduha imbabazi kuko ni Imana y'inyembabazi, ishaka ko dukunda abanzi bacu. Aravuga ngo ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza. Niho tubona ko ngo nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose kuko igira neza ababi n'indashima. Haleluya. Uwo murongo rero wa 36 kurikiraho ngo mugirirane imbabazi nkuko so nawe azigira. Imbabazi rero ni ukuvuga ngo niba naniwe no kwishyura, ni ukuvuga ngo mubikora mu buryo bw'urukundo, ukamwishyuza nk'umuvandimwe, nawe kandi akishyura nk'umuvandimwe, akubahiriza icyo yavuze, kuko twese nk'abana b'Imana tugenda dufashanya, ariko ntawe ugiye guhemukira undi
cyangwa se ngo niba agize intege nkeya umuntu mbese umufatanye n'intege nke yagize kuko ashobora guhomba bibaho, ariko ni byiza ko abana b'Imana baganira kugira ngo bamenye icyo gukora, ariko kandi ikigamijwe hano ni ukubabarira, kuko Yesu avuga ati ngo mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Igihe byanze murabiganira mukabona igisubizo cyiza. Umunyampuhwe rero agira imbabazi, kabone n'iyo yaba afite uburyo bwose bwo kwihorera. Umunyampuhwe nk'uko Imana yatugiriye impuhwe, kuko Kristo Yesu yaje akatwitangira kubera urukundo, twabonye ko ari urukundo rwo mu rwego rwo hejuru. Imana rero ishaka ko ibyo yadukoreye tubigirira bagenzi bacu, tubigirira abandi bose tubana. Imana rero nikidusaba muri uyu murongo ngo mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Ni umurongo mwiza ukomeye kandi ugenga ubuzima bw'abana b'Imana, ugaragaza kubana neza kw'abana b'Imana. Uwiteka rero abaha umugisha kandi murusheho kubana neza mugirana imbabazi, kugira ngo na Data izo yatugiriye kandi azakomeza kutugirira no mu gihe kiri imbere, akomeze kutugirira imbabazi, kuko iteka tugenda ducumura, ariko Imana nayo izakomeze kutugirira imbabazi. Uwiteka rero abaha umugisha kandi mukomeze kubana neza nk'abana b'Imana. Amen, amen, amen.